Ntukajye ufata ibibazo urimo uranyuramo ngo ubigereranye n'abantu batigeze banyura mu bibazo nk'ibyo urimo uranyuramo. Ujye wibuka neza ko inzira zanyu ziratandukanye, ibibagora nabyo ubwabyo biratandukanye. Urugendo rwa buri muntu wese uri hano ku isi rutandukanye n'urwa mugenzi wiwe. Ikigaragara ko cyoroheye umuntu runaka birashoboka cyane ko wowe kigukomereye ku rwego rukomeye cyane utanabasha gusobanura. Ariko ibyo nta kibazo, kuko ibyo nibyo bituma isi ikomeza kuba yabaho. Experience ufite, uburambe ufite mu bintu, ujye ubuha agaciro. Umuntu nazajya aza agusakuriza akubwira uburyo ibibazo byawe we yabyitaho mu gihe gitoya. Ujye wibuka neza ko ntabwo bigeze bagendera mu nkweto urimo uragenderamo, ntabwo bazi inkuru yose yawe. Ndagira ngo iteka ryose ujye wibuka neza ko ibibazo ni ibyawe. Gukira no kuva mu ibyo bibazo nabyo biri ku mutwe wawe, nabyo byose ni ibyawe. No gutera imbere nabyo ubwabyo biri ku mutwe wawe. Ushaka izi nkuru ku buryo burambuye, isi n'abantu nyura kuri YouTube yitwa Oliver Regra. Kadukomeze, ntukajye utuma umuntu uwo ari we wese atuma wiyumva neza kuri murakora ibintu mu buryo butari bwo, cyangwa se nanone urimo uratinda gutera imbere, kuko buri muntu wese afite uburyo arimo aragenda ku isi, kandi ubwo buryo bukaba butandukanye n'ubwawe n'ubw'undi uwo ari we wese. Ujye wibuka neza ko urugendo rwawe ntabwo uri mu irushanwa n'undi uwo ari we wese. Nta muntu n'umwe rwose murimo murahangana ku isi. Hari abantu uzajya witegereza ubona ibintu byabo byose bimeze neza, ariko ujye wirinda gukoma amashyi mu gihe utaramenya neza inkuru yose y'ubuzima bw'umuntu. Buri muntu wese agira challenge ziwe, buri muntu wese agira igihe yumva neza ko ari umunyantege nkeya. Ujye ufokasinga ku nzira yawe, ujye wizera urugendo rwawe wenyine, naho bitari ibyo ngibyo bizagorana cyane.